HTWP hano turi kuri Myavu TV ndabashimiye no kuvuga ngo ntuzongera guhomba nukurikiza ano mategeko 10 ngiye kukubwira rimwe kurindi ukajya urugenzura neza ko uyakurikiza nushaka kuyandika ahantu nujya wica rimwe ushakisha uburyo turikosora ntuzongera guhomba nuyakurikiza no kuvuga ngo twize uburyo bworoshye umuntu yabonamo igishoro bitamugoye noneho wabaje kubona igishoro bitakugoye twatanze n'ahantu henshi umuntu yashora agahita yunguka bitagoranye cyane uramutse dufite nk'udufaranga 150 10 ahantu washora ugahita wateka akazi bitakugoye hanyuma ubwo nimba abonye igishoro mu buryo bworoshye ukabona aho ushora mu buryo bworoshye tugiye kukwereka amategeko urakurikiza kugira ngo utaza guhomba amategeko abanye business cyane aba small business bakurikiza kugira ngo batazahomba ngiye kubereka 10 ingenzi. Itegeko rya mbere riravuga ngo shora mu bintu bikenewe muri ako gace utuyemo. Reba ibintu bikenewe bidahari aba ari byo ushoramo nurangiza unoze akazi ubikore neza nyene tu ubinoze shaka n'uburyo hano kunoza akazi no gushaka twa innovation kagishyiramo ukareba nimba hari wigeze kubihakorera wenda ibyo atakoraga neza ukabikosora ibintu bikenewe kaka itegeko ntuzaryice. Itegeko rya kabiri ravuga ngo irinde gukorana n'inshuti muri business, wikorana n'inshuti zawe muri business kandi wikorana n'umuvandimwe wawe. Nimba ari nk'umukozi ukeneye irinde gukoresha inshuti cyangwa umuvandimwe wawe kuko bazaza banyaganyage muri business yawe abe bayica kuko avuga ati urana inshuti yacu muri nta cyadutwara. Koresha abakozi bashyireho igitutu bakoreshe ibyo ushaka bizaguteza imbere. Ahangaha igiye kureba umukozi ureba uzi akazi ntabwo ureba uwo muziranye cyane niyo yaba ari umwanzi wawe ariko akabaza akazi neza ugomba kumukoresha. Twagiye ku itegeko rya gatatu ravuga ngo koresha abanzi bawe. Bise bihura na gene ndimo ndabasobanurira. Koresha abanzi bawe nimba uturanye n'umuntu wenda akaba ari umwanzi wawe akaba afite umukozi. Uwo mukozi habaye hari nk'uburyo wamukoresha ukamwongeza duceri ugomba guhita umukoresha kubera yuko akubwira tekanike z'abanzi bawe bakoresha ndetse n'ibintu bagutekerezaho ukabamenya bikoroheye. Koresha abanzi bawe rero mw'ubwo buryo. Itegeko rya kane rirakomeye cyane mu ryitondere utarikurikije rwose nta gatero watera muri business utarahomba. Ubaka system ya business yawe. Iri tegeko riri mu duka dutatu. Muri system ya business yawe harimo akavuga ngo savingira liability unasavingire amag. Nukuvuga urafata agasanduku ukandikaho save ugishyiraho 30% by'amafaranga wungutse. Nurangiza ufate agasanduku kandikaho liability ka kabiri. Nurangiza ureba amadeni yose uko nsoma mu kwezi, amafaranga wishyura inzu, amafaranga ugura amayinite, amafaranga ugura imyambaro nemba ugura imyambaro buri kwezi, ayo gura ibintu byose bitwara amafaranga ariko bitayagarura. Niyo yaba ari n'inzu ufite ahantu ariko ikabitwara amafaranga ariko itayagarura, byose bibarire muri liability nayo uyagabanye n'iminsi 30 tureba amafaranga wishyira imyenda buri munsi ujyazaga amahano muri case ka liability. Mu kuvuga urafata ayo wishyira inzu uteranyeho ayo wishyira umutekano, uteranyeho ayo wishyira ibishingo, uteranyeho ayo wishyira imisoro, uteranyeho ayo wishyira amayinite ya telefone, uteranyeho ayo wishyira amamega, uteranyeho ayo wishyirira umwana ku ishuri nimba umufite, ayo uhereza umugore nimba umufite, uyagabanye n'iminsi 30 y'amafaranga y'umwenda buri munsi ukiyagizagamo amahano muri liability. Ibintu bituma umenya amafaranga winjiza ndetse n'ayisohora bikaba byatuma nimba muri liability byashoboka akaba ari ibyo ugabanyamo kugira ngo save nini gomeze inyungu nyine gomeze baye nyinshi kugira ngo tubashe kurya make arotayo twinjiza. Noneho hano amag fata agasanduku k'ubwizigamire bw'amag no kuvuga na assurance yawe. Nimba umumotari agira assurance kuki muri business yawe utagirira assurance urakeka nta byago wagereramo
shyiraho agasanduku k'ubwizigamire bw'amage, noneho ujye uzigama amafaranga make cyane nubwo yaba ari 200 ku munsi cyangwa 300 cyangwa 500 bitewe na business ufite. Iyo ufite nini uzigama menshi, ufite nayo uzigama make cyane, hanyuma n'amafaranga bagomba kumara amezi 3 kubera ko nta kibazo wagira ngo kimara amezi utaragikemura. Niyo mpamvu abahanga benshi bafatiye ku mezi 3. Aya mezi 3 ushobora kuyakuramo muri agasanduku k'ubwizigamire bw'amage, ushobora kuyakuramo ukayabara, ukandika ikintu washoramo, nimba waguramo nk'inka ahantu cyangwa ukaguramo nk'umurima bitewe n'ukuntu angana, hanyuma ukongera ugashyiramo andi bundi bushyashya. Ariko n'andi warashoye mu kindi kintu kitapfa guhomba, ubwo ni muri fixed asset, ni umutungo nyine ukomeye utakimukanwa, utapfa no kwangirika. Aya ngaya ni bakoresha agasanduku k'ubwizigamire bw'amage. Itegeko rya 4 twizere ko turyumvishe, ni systeme ya business. Ukora agasanduku ka seze ukagishyiramo 30% byayo winjiza, ka liability ugashyiramo imyenda usohora na mage ukagishyiramo assurance yawe. Twagiye itegeko rya 5, kora timetable. Kora igishyiraho igihe ugomba kuba watangira business n'igihe ugomba kuba wasoreje business, ku buryo abantu babimenyera bakavuga ati aya masaha abari ku kazi, aya masaha aba yatashye, bakamenya igihe bazira n'igihe batagomba kuzira. Itegeko rya 3 riravuga ngo nezeza abakiriya. Shaka umunsi ukurikije ukuntu wunguka, noneho ujye ufata kimwe cya 10 cyo wahaga pasiteri ugiye abakiriya, ubahemo gift. Ushaka gufata nka ba Major customer babakiriya b'imena, ukabaha ka gift, ugafata n'abakiriya bashyashya bari kuza muri iyo minsi nabo kabaha ka gift, kugira ngo babakiriya b'imena bagomeze ari ab'imena kuribeho, n'abashyashya bakomeje baze kuriho nabo bazabemo abakiriya b'imena. Ni itegeko rya 6 niho ugomba gutangira gift hatip umukiriya wawe. Noneho itegeko rya 7 riravuga ngo shyiraho intego ya business. Uvuga ngo iyi business tangiye muri uyu mwaka, wenda nyuma y'uyu mwaka izaba iri kuri iyi level, nurangiza uhangane no kureba nimba ubigeraho, nutabigeraho ushakisha impamvu utari kubigeraho, ushyireho n'uburyo uzabigeraho. Noneho itegeko rya 8, seka igihe uri kumwe n'abakiriya. Kabone nubwo umukiriya bari kukubwira ibintu bikurakaje, byihanganira ukfirimo, ugumize umusekere, nugaragaza uburakari. Itegeko rya 9, wisebye abagenzi bawe, bivuga abantu bahabanje aho ngaho muri business. Umuntu nemba havuye akaba yimennye y'ibiryo, wenda nemba ari nka business y'ucuruza ibyo kurya, wimusebya ngo uvuge turamuntu arya nabi agira iki, kuko uwo muntu uri kubibwira nawe ashobora kugira ubwo akavuga ati nanjye muye n'akantu k'akabazo arasigara mvuga. Wivuga amagambo abandi uri muri business cyangwa yabwira abantu uri mu kazi. Ibyo bintu nabikora utari muri business, kandi nabwo ukabyirinda ukitwararika tu. Itegeko rya 10 ari naryo rya nyuma, sengera business yawe. Ibuka kuyisengera, kuyisabira ku Mana nimba wizera Imana. Mbibutsa amasaha meza yo gusenga ni saa 9 za mu gitondo, ukabyuka nta kintu kimwe kigusakurije, ugapfukama ugasenga, ukiyambaza Imana, ukiyambaza abamarayika bakaza bakagushyigikira muri business yawe nimba wemera Imana. Hanyuma uraririmba akarembo k'ihumure, nurangiza usenge, Imana irabikora rwose. Nimba noneho utizera Imana ukaba wizerera mu bakurambere, nawe terekerera business yawe, ambaza abakurambere bawe. Abantu baterekera nabi ugasanga yafashe amakara niyo arimo araterekereramo, ukabona yafashe amakara arimo arazimenamo nk'agasururu nk'ikigage mu makara aterekera. Aga amakara byemewe mu abakurambere, ntabwo bajya bemera amakara, kuko amakara ni ikintu cyazimye, bisobanura ikintu cyazimye. Kara ahantu ryifashishwa mu bakurambere ni ukurihambana umuntu utarasize ubuzima, utarabyaye. Ariko mu guterekeraho ntabwo ukoresha amakara, ukoresha ibiti ukabicana, ugakora igicaniro ugaterekereramo, ukavuga ati nimba wenda uri gukoresha nka sogokuruza wawe, ukamuhamagara mu izina ati sogokuru wanjye kanaka, nshingisha intege, nsindira abanzi, nsindira ibyubu n'ibyububa, nsindira umuzimu utagira giterekera, nsindira umurozi w'ishyanga, nsindire biriya baterekera bavuga. Ngira ngo murabizi nimba nyine wizera mu by'abakurambere nuko babikora. Hanyuma business yawe
abakurambere bawe abazimu bawe batazima bakayishingisha intege igatera imbere ivombe rigatumuka. Nimba utazi guterekera wajya mu begera Imana bano bapfumu nka ba rutanga rw'amaboko bakaguterekerera. Hanyuma nimba utizerera mu ibyo by'Imana ukaba utanezera mu bakurambere, ubwo uri mu Buddhism. Tekereza business yawe, fata umwanya ubyuke nka saa 9 za nijoro utekereze cyane, uvuge ati niki ndakosora, utekereze nyine. Aba Buddhism duhazwa no gutekereza. Nanjye ndo mu Buddhism, ngiye nizera mu ibi bintu bya Buddhism byo gutekereza cyane. Fata umwanya ukore meditation, thinking. Hari uburyo bwiza bwo gukora meditation, nko gufata icyaha gishyushye mu gake ukagisoma gake gake utekereza, cyangwa amazi asoma gake gake utekereza, wifungiranye mu cyumba uri wenyine. Isanze hano kubikora saa 9 nabwo za mu gitondo na saa 9 z'amanywa. Biyogiza buri ahantu wenyine mu ishyamba cyangwa mu cyumba cya wenyine, no gusenga isanze ni saa 9, no guterekera isanze ni saa 9.